Vipi? Sawa. Mbona nongewe ngiye gucomoka ngiye kwa Nsoro. Koko wanze waze kuzamuka imisozi papa. Hagana kibaza kigakanura amaso kirembuza boshye imodoka ivuye gukata. Yego. Yarangiye. Wakubwira. Umva umukobwa uzanamuka kumbajije. Urumva? Ndakumva. Ntuzamubwira izina ryanjye ko nitwa Regis. Kubera iki? Fata ibyo nkubwiye. Aha, niba utangiye kugeraho ushama. Ako we warenga icyuma. Aho basayizinga inakinze ntago. Nomo imbere Utatubahanye. Sibyo? Ushaka ko nyine ugabizi. Ndashaka. Nahubane rwose ndabiteguka. Ndi kukubwira nkubwiye sinofu. Rega ngiye kwera ko ibintu izo nzoga ntabwo ngenda bitewe n'ukuntu umva bro. Uzi n'ubu bimbayeho. Wasoje? amasaha abiri yose minara y'ibabera itaragushwa. Shaka tuzo ntabwo ari ikibazo ndi. Aho murabura kumfasha nkumvira ibintu muri kunyakiriza. Bebe bebe nabwiye inzoga mbwe nimba ari zo mu Burayi noneho nimba ari zo mu Bushinwa. Nizine. Banguka se bafite Muyobo. Naje mutese. turaho. Nyine narenje hano. Ikibazo cya wa mwana wanjye cyagiye duhura warambwira ngo nzaze tubiganire ngo none ngize Imana ndagusanze mbere no mutabona byo tubiganire ngo tubiganire. Harya ngo umwana wafite izenge sombera. Mwana wanjye ikibazo cyo kubikirara n'inzerezi ariko wari wambwiye ko wamuhaye akazi nagira ngo nibura tuvugane ku bintu bijyanye n'umushahara we muzajya mumuhemba turebe ko ayo mafaranga hari ikintu yazamumarira. Nese duheruka kumuhemba ubushize nta kintu yamumare ntago yakubwiye ko twamuhemba umushahara ushimishije. Nyine ntabwo nayabonye bitewe n'uko mbona agenda ambwira ko agiye mu kazi ariko umuntu nta kintu amafaranga amumariye. Hari ikintu rero mwamfasha tukaba twamushyira kuri konte nibura ayo mafaranga akazamujyana mu ishuri ry'imyuga nk'uko nabyifuzaga. Birakunda? Ubuyobozi nicyo tubereyeho. Hari ukuntu nyine Regis Mwura twamufunguriza sako noneho akazajya ahembwa yashyira ku gatabo kugira ngo azagire n'akamaro mugezaho. Ibyo bintu se muzabimfasha? Ikibazo ni ugufata umwanzuro nkanjye nk'umuyobozi Regis nyir'uruhare ukora ku kazi tutamubwiyeho. Ubuse wafata amafaranga y'umushahara ahembwa mwashyira ku gatabo wenda afite izindi business ashaka gukora ntiwamenya. Ariko bitewe n'uko yari yakumvise akemera n'akazi hamwe n'amasengesho twasenze ubushize numva umwana wanjye yatungana akabona ubuzima. Nta kibazo Regis uzagenda umwumvishe neza nanjye ninahura nawe nzamwumvisha yuko akeneye iterambere nk'umusore noneho ubundi agatabo nzakamufunguriza nta kibazo. Murakoze cyane. Muyobo murakoze reka mbe ngiye njye kureba murumuna nawe nasize atetse. Serivisi muhaye sirakunogeye. Iranyuze nasize murumuna nawe atetse reka njye kureba ko byari. Murenzi yemwe. Murakoze cyane. Muyobo hamwe amasengesho n'amagesho. Mwiriwe. Petit frère urahiye se?
yenda gashya amazu urambwira ngo birahiye yagusha amano ubu ngubu njye nzajya nirirwa nteka wowe wagiye kuzerera asundi wagiye ushaka nk'inzu mu bundi biriya bintu gucana biteza inyota ubuzima se hari izo waguze yarakagurirwa imva ubundi ibintu buvuga ubundi kagurirwa ibirago noneho nta n'isomero wumva ushobora kunyiryaho wagicucuza ko mbavuye ku kazi ejo bundi ntabwo ari njye wahashya ahubwo se uzayembwa ryari ngo unyihere ka kantu wambwiye mva mbese ariko cyazana unwajyaho n'urw'indogobe kikaza kirwa cyayo ndaza ngaho ntukambwira ibyo kurya warangiza ukaza mbwira ngo ibiki na biki sinzagukorera umuti se ntagakorerwa wumva reka mubwire ahubwo kandi ntabwo nzawukora uzabura umva se umva ikintu nshaka kukubwira si utetse ibishyimbo fata ifu y'ubugari uhita uyitoba mu mazi y'ingerekere hejuru wese wabikoze ibyo mubwiye ko ibyo bintu ngiye bibaho ifu se barayitogusa ase ubundi wa mukobwa mwarahuye waba yarayigize umva wowe uzakomeza ukora imiti uzakora ubwo nyine nta kibazo sore basi mbavuye ku kazi nabibonye baba data we ndamubonye noneho angira ijoro ntabwo ncika ni ijoro ni umugoroba ndaje ndabikubwira byose ibana kamwoke ariko kamaze mutegereza avome namaze no kwibona uko biri bugende ariko Ange, amakuru afite frame z'abitese ndapfuye nako namupfuye ugiye shanyara protein umunsi yino mubebe ubu ndacomotse utanari ntabwo ngiye ndi gutera ntabwo ndi kuri ngiye ndi kwihuta umubebe se niwa wundi nabonye ufite ishira mu gatuza oya none hari akandi kabebe ukora ku murenge nyine n'umushinga leta civile wawe urumva ese ushaka kugacuruza gafite isoko urumva se ngewe ngiye gucomoka sibyo comoka rwose noneho kembo yarambwiye ko ari buze kundeba urumva weho nazi urumva mubwire ko utazabona igihe utamubwira ahantu nagiye urumva zitire nize sikumubwira ko nyine utazabona igihe hajya ngo ugiye wowe naza wowe nkorera ibyo nkubwiye sibyo mubwire ko utazabona igiye mubwire ko ntumubwire ko nagiye kuri ligne tutamenya ko yavuze ko ari gutora n'imyenda no munsi urumva weho naza mubwire ko nyine utazabona yishyize umwegera akagofero tuzarakuburira mwanjomba igitoki kamabara sibyo wabona se ko nabonye aza hano wa mubebe umbwira niba ari n'umubebe niba ari n'umubeyi we mubwire muke naza hano aza hano
wowe wigire nkaho tutaziranye aramutse abitunguranye akaza wakigira nkaho tutaziranye sibyo wamubwira ati yego yaratashye niko wamubwira birumvikana rero uwo ngo naratashye urumva ko namubwiye kandi atariho mu rugo narebere reka ncomoke sibyo woweho kemo naza kugwa hano umubwire umuha akagofero gusa umubwire ko sitoro zazamura zishyize sibyo ahubwo utambuza ko nagiye nzambaye utanabyumvise n'ubundi sibyo sitoro akitwa n'umusonga ugiye urinda dore ndabona yahomboye sasha goshera n'umwe ndabazi sha aza ngirira gusa n'ikigenda Nipa amakuru anjye kwaje kuvoma hasi nkaba nasanze makubona iyo amazi ku muhanda yabuze nzi kuvoma nyine kuri muhazi nose wagutwara n'ikibazo ese naba mugoye nta kibazo cyane ko afite n'akabaraga we kamutwaze nyenze kano gasozi siyo ngiye nogire ikibazo ntabwo bimvanga bebo twikomereze niko ariko nubwo wantwaje ntabwo nakumenya kandi njyewe numvishe wowe nzi byimbitse ntugire ikibazo navuga ngo ari muzi cyane ngiye bisanzwe anjye umwana wo ku muyobozi navuga ngo nawe nzi ariko njyewe ntabwo nakumenye biba kizanyibwira kamugeze ukuri pengeza amahirwe turahuye ni ukuri kino gihe nari nakifuje igihe kinini cyane hari n'ubwo twari tugiye guhura gutya byarangiye sinzi ukuntu habuze gato ndakubura navuga ngo nyikubona urabona nibwo twari tugeze n'ahangaha nyikubona rwose nshaka ko bidasanzwe ntabwo meze nk'abandi bakobwa nabonye n'ahangaha ni ukuri pe kuko nagiye mbitekerezaho uburyo mukunda gusa nabuze nibura nidubura kugira ngo nzakubwire agaki ngo ni ijambo nyine navuze ko nzabikubwira niduhura none turahuye wabimbwira se nuko nyine nabikubwira urabona nyine nikubona nakubona ngira ndakubona ni ukuri pe nyine nahise nkupafa gato naragukunze hajya wambwiye ko yitwa Neriso Neriso igitekerezo cyawe cyari cyiza ariko ntabwo byakunda kuko mfite undi nemereye kandi ntabwo namwimukira mfite undi ntabwo ari ndetse ko abasore be ni abenshi bose namaze kubamenya ni umuhungu ukora ni umusore ukora hano ku murenge yitwa ku murenge yitwa Jimmy nta kibazo nyine yitwa Jimmy ntacyo nta kibazo ko nanjye ndi igihubutsi ubundi ni gute uhura n'umuntu bwa mbere ugahita upropose nakabishwa nankatiye pe Jimmy nta kibazo ariko nta kibazo aho kunigwa n'ijambo wanigwa n'uri bwiye ndanaruhutse ariko ntabwo ndabyumva mwana ataburiye ariko wari waravuze akane naravuze ashize igihe fone yanjye itari kuri rezo keka hashize des jours ntari ku murongo gusa nyine uyu munsi nabashije kuboneka wari umeze neza ariko cyane ikibazo maze neza ndabyishimiye nawe ukumva ariko warabuze cyane cyane ahantu hamwe mukora akazi ka leta biba bigoranye cyane byo biba bikaze natanze no mba nadamutse ngo ndebe ko nagusubiza cyane byiza kabisa
byiza nanjye hari projet nari ndimo ndategura muri iyi minsi cyane cyane no kuba fone yavuyeho byaramfashije cyane byaramfashije cyane kuko bitewe na gahunda umuntu aba afite umuntu gutegura projet abantu bashaka kuvangamo izindi byaramfashije gusa nyine bisa nkaho biri ku musozo biri kurangira gusa ndabona amasaha ari kugenda bose yari yambwiye nze kumuhamagara muri aya masaha gusa ndabona inite zinshiranye nawe ushobora ubundi nta kibazo niba ufite ikibazo cy'amayinite nta kibazo nagutiza telefone ngewe niba ufite okay merci reka amanze ndebe ko ni kuri simukadi kangahe okay reka manze muvugishe ubwo ndakomeze manze mubwire ko ndi butindaho nk'iminota 15 sibyo nta kibazo wanza bakugutse mu inzara kabisa. Salama Kembo. Meze bite se? Sawa. Yego se agiye. Ni karibu. Samwa utone kwicara tone umuhanagure nako wicara. Ya na ibintu uko wicara. Parose yabyukaga. Uri se ko nari mutinda ngaha. Akuka mbeneye neve. None se ma? Yego yagiye. Yokuzanye hano kugira ngo gusa. Ntabwo ndimo. Ntabwo ari ikinyabiziga ariko wanza gendera. Awuvutse mu nzara pe. Kari. Sanze ngimaze. None banari. Ese wakwiriye ubundi. Zisana arya. Yego wanza wamushakaga ariko. Bamushakiraga iki se buriya? Hari udustempo ne namutije nje kutureba. Tempo? Siripo? Ntabwo ubwo ari ngombwa kuvuga ibyari byose. Nzizi rero kire kumbwiye ubwoko nimba ari siripo se. Mbaga gofero namaye. Nizo stempo. Ntabwo. Siripo muzambara mu mutwe. Mbize zunyanye ko. N'imyenda byose buri. Anye mubona ari yigendeye ubundi buriye giye. Ntabwo njye amenya ibye umuntu azahetse mu cyoko ndetse kumbwira ngo aje gutira imyenda hari n'iki twigize kuzana kera izo za stempo se umbwira iwe stempo ushize yaragarutse ariko kandi abatunoroza rero turimo cyangwa mbabona kahise ndabona mwarabyibushye abandi bapfuye n'amatungo atagira abanyayo yarahorose ahubwo amatungo y'abandi yabwiriwe none se ibaga se niyo wari uje kudutwaramo ese nawe gutwara mu ntoki hano harameze akabona mu gatuza abafite iby'abana ndabazi kugira ibiganiro ndebera uduhari utundi migende bazanye n'ubutama kose bigisigaho agira ngo ni ubucuma bw'izuba wegera ndebera ku gafero niba akagofero hajya akagofero sabura ni hagiye nanabyibagiwe nirasize ambwira gusa byaro yabo mbeshye mu kiro Gumbese? Nako nabyibagiwe ariko buri gihe nkunda kwibagirwa. Nkunda kwibagirwa pe. Sekunanye mba nifunze ubibona. Nani ndi umutafu nkuko nzaho umutafu. Musaza amaze kugiraho numva meze neza. Ubundi wageraga isoni ntabwo naguze n'agafone. Rero ngiye undi turaheba natwe. Ntacyo ntabwo ndimo ndatinda. Hari ahantu nshaka kwigira. Ngiye ndebere nguko duhari. None se ubwo ngubora ubona ari mu gice naca gutwara ari ese we si niga yanjye n'ubisi ni niga yawe ariko nanjye yanika ni niga yawe ariko ni runiga genda ukandebere ni icumuke arya uradutwaramo hano mereza rero akabyo kutubushyira wowe gusa nyine sinzi ibyanyu kabisa na wese ugiye umwe ushaka kwigira mu mujyi imana ashaka mu gatelefone fone y'abana se sigaho gucokoza yereka ndayifasha nese ko nanjye mfite imifuka yereka nze hajya ngo ni ubusiripa kanse muhereze ndaje aho wicaye aho ngaho tebuka nimo ndiyukanga mbonye ingofero ibindi sinzi aho yabishyize kare nzagaruka mana ese ariko ari imigo yanjye genda n'ubundi nanjye sinari mwiteguye sawa nari
Mubwire ko namubuze nyine kandi icomotse. Genda n'ubundi kamukingure wigendere kabisa. Sawa. Sawa. Si uko mbona yatinze mama ubu bagiye guhamagara ari kumwicira akazi. Mama nari bine uza kubikora buryo turavugana nawe sibyo? Simva bro. No. Na boga rubonye namutsanga ryifuza kubona. Boga riri sibyo? Yambaye agapira k'umweru n'utundi tumeze kumwe mu kabutura. Muremure utari muremure. Utari muremure cyane. Dure hariya yuriye moto sinza yaragiye. Sinzi. Telefone yanjye yamamaye y'akazi nkora igihe gusa ari ibijana by'amafuta. Arandaburije gusa. Cyane twaragoze rwose. Nani? Cyane rwose. Amakuru se. Neza. Ndabona koza ibyombo birimo kutita mu kazi kawe. Ni uko bijyanza nyine. Ni ukuvuga ngo kanya gato yanjye kugutu. Uvuga ngo uragenda ujya kwa Karangara. Kumva? N'ibirenge. Numara n'ibirenge. Wegera n'ibirenge nyine byaterwa no kurengera n'ikirengo. Ariko uragera n'ibirenge ntabwo mfite gahunda neza. Ndabyumva n'imino. Gutegera se ni ngombwa? Ntabwo ari ngombwa. Umva se. Wowe icyo nshaka ni ukugira ukagira kwa Karangara. Ukamanuka kwa Wilson. Bakakumera icupa kumva ndabyumva byose inzoga ya mitsingi ntabwo twirahuza bya biyoga byo kucyanzi wanyu noneho ukongera ukamanuka kumva ukangira hepfo ukajya kuzana ibintu byo guteka byo kurya nyine byo mu rugo sibyo kwanuza kwa Nkaruki sibyo Nkaruki ugomba kujyayo ukazana ibyo guteka byose ugakata ukamanuka ukumva ako urimo kunyumva ndakumva rwose ukamanuka ukajya handi kunuza ukasarenta ukumva kwanuza kwa bitunguru uvuga ngo kwa bitunguru uranzanira ibitunguru by'ijana wongeye usubira inyuma gatoya ujya kunzanira inyama heye kunuza nyine hariya kwa Nkaruki naho bahacuza inyama kandi nziza cyane ziriho aho hose umbwira rega nahamenye noneho kwa Murisa urebe twanyeye ugure ya amatara kwa Murisa amatara ye kwa Murisa bagira amatara imwe muri kubishishurwa ko karwana n'imugoroba nanjye nta handi hantu ntabwo uri ukuvuga ngo rero urazana amatara angahe bose urazana amatara 3 yo mu cyumba ndabizi wajyana promotion ashobora no kunyongera ndabizi neza hari ibintu bya karite ndashaka ko ibyo bintu bikora kandi ubangu ese boss igenda kubita tutari y'amafaranga nyine uyanzanire je ni iminota gusa sawa imice ni ibintu kamusana rufite n'unyarukiranye ndabizi nutinda turapfa ubusa nanjye nyine iko nyine sozo tutuntu nayindimo sawa amundi ambisoje boss uri kunyirukansa bizi n'ubundi uracyarani kuba nyitumye hano gusa ntaruguru cyane cyangwa bisabye bitindira umwanjye nabonye gukora imiti yanjye nuje meze neza ariko se kumvisha gifite n'agasurwa n'ikidahise kikabanguka koko kirabanguka nikimara kubanguka kize cyane mu byanjye ariko rero gitumye hano kure nta muri saa kwane kwa bitunguro pangarukiye ntabwo cyaba cyaje ahubwo ngiye nikoreye imiti yanjye kabisa Bizi ko papa atarimo araza uzi ko arimo araducereza yadutinze kwari ngarutse kubari ariko wowe ni njyewe uzajya ugutiza gusa kareka ni njyewe uzajya ugutiza kandi ubwo wayimenya ni uko ubonesha umuntu reka twese tuyireke wakuwe ni uko ubonesha umuntu nyine ndakunesha ese kuba ni uko uhora unesha kandi nyirari ndi mukuru ni wowe bari gutetesha bana bimeze bitera ni neza mumeze neza rero ni umunezero kabisa baba mwikinira katemo tekinesi gutega muri satire n'agafilime noneho usere bari no kuyana no kurinda twiza none se no ukuvuga ngo ari rero mwana uri mushiki wa uri musaza mwaraje kwitegura se mwabishoje noneho rero ngiye
ubu ngubu mbafite siripurize. Siripurize nziza cyane, buriya mugiye kujya kugira ubuzima, mugiye gusura kwa nyirakuru, sibyo? Mubasuhuze, mwadutahirize, kayaki nanone ngenda abaha amafaranga, sibyo? Kugira ngo mugende nyine mwifashishe mu marira muri bwawe murimo, sibyo? Mujye gusura nyine, sibyo? Niko bigomba kugenda. Noneho mukore fata simambi ko maze kwitegura se? Fata dusure turavuga tugenda. Noneho mwanishimiye fresh kabisa, noneho ubwo wenda mwagiye urugendo tugakomeza nanjye rutungiyemo hari, sibyo? Papa mwanze kwitegura gusa, sibyo? Sawa. Ari mu gihugu rwiza, kandi mwansurize cyane, sibyo? Niyo fata noneho wansurize. Haya ndagenda. Uragenda? Ugenda ujyayo? Wowe se uragenda ujyayo kandi akazi kaba gareta kureba cyane kandi ntabwo ugomba kuva hano. Gusa byo wenda nta munsi wo kuryoshya. Uryoshye si uryoshye kiwe. Nanjye gusaba bene wacu. Ujya gusaba bene wacu? Hey, bene wacu ntabwo nzaba batuye. Niba ugishaka nzaguha uburenganzira. Ntabwo urabugira uburenganzira, sibyo? Yego. Sawa. Kananjana bukare bwakingure. Kingurire nawe. Uyu munsi ndabirya njyenyine n'amadogona. Genda bwiza. Sawa bro. Mbese bite Alex? Cyane sawa tu. Shawubuzeho. Ni cyane nkawe koko. Ariko ntabwo wambwiye staff z'aba mukobwa mwana. Uriya mukobwa si uriya mukobwa batwika mwana. Gusa nyine ibintu byabaye na gutu. Sinigeze kukubwira ko ngiye gusaba akazi k'ubuhiti. Ugeze ubyumva wageze uko ubimbwira. Uzi ibintu byambayeho? Ntabyo. Nazamutse mu mudugudu. Nyiri mu kazi ariko nkigatangira. Ngiye kubona umuntu umukobwa ngo ba. Ndazi ibyambayeho. Narirukanse. Gusa icyangombwa namusohokanye ahantu. Ambwira ko atamenye nyine yavuze ko ari umuntu bahuye. Ntiyigeze amumenya. Ahubwo se mani wa muproti wa mukobwa wambwiraga neze bite? Okay, noneho hari wa wundi witwa Rine. Naje mujyanye kwa wa mutipe muri neza. Ibintu bigenda neza, haciye iminsi ibiri. Ntumbaza hano yaravuze. Ngiye kubona mbona nyituyeho mu rugo. Yesu we. Ntumbwire ko yakumenye. Nyina yari yaramenye vuga ko naramuhaye n'amazi ahubwo. Gusa nanjye mva icyo nakoresha. Nyina nagiye ndamuherekeza ngenda muryarye mubwira uburyo ki hari ari kwa sogokuru. Nani shimwe yarangiye gusa byemeye nyine. Byarangiye gusa ahubwo muri izi rukumba cyaga kugira n'ikimbatsimba hari umukobwa mero kujone gutubura. No wowe si n'ibibazo bya nyina bizuri. Ubuse navuga ngo utubura umukobwa kandi ugasanga n'umukire. Akora ku murenge. Yesu we. Noneho ngo nta nubwo bazagufungira muri gereza. Oya nyine naye majyana n'itsimbatsimba. Gusa nyine nawe rero ndumva ufite staff zikazi muri karakazi wakaretse mama. Karakazi ariko mwana uzi faranga wenda nubwo amafaranga atari menshi ariko se umukobwa nzakomeza mubeshye. Icyo nzi cyo rero niba duhuye mwito nzajya mvuga ko wenda kubera namubeshye ko nanjye nyine iwacu ari kuri akadasiteri mwe muri quartier. Nzahita mubeshya ko nyine nabwiraga umuntu uhwitura ngo ntizeho numva ukuntu mwe. Ntago mani yamvumbura. Naho ubundi bro reka nanjye ntumoka ahubwo naringiye hari turi kumwe. Wozaje ngezaho map ukuntu imeze nyine. Ntareba umusaza.
sheri kaze dure mu rugo ni iwanjye nahanga kabisa urisanga kabisa mu rugo rwanjye shamba bibona ni heza cyane ariko rero ibintu byanga kugenda n'amaguru iwanyu ni kure kuko rero wihangane niba n'imodoka yanjye yagize ikibazo njyana muri garaje ubu iri muri garaje ubu ngubu wenda n'urundi rugendo tuzongera tugakora tuzabona nta kibazo mu modoka kandi wihangane ariko se sheri iyo uje iwanjye nkwakirira mu cyumba none wowe ukaba wanteje saro n'ubu wa mukozi wawe aramutse aje ukansangamo hano byagenda bite humura ibyo abakozi byo byibagirwa kuko umukozi wanjye namwohereje ahantu yajyanye n'abana nyine ahantu nyine kuby'ubuzima sibyo rero nugize ikibazo hano ni iwawe utuze umere neza kinanone kandi icyumba si cyo kibazo ufite genda gifite tekeri kandi gisheshe cyane neza sibyo none se umwanya tumaze hano twakabaye twageze ahubwo wowe mubyo nimo guterwa mu nda ubwo rero ngwino twigenze tugire kwirira ubuzima kabisa sibyo okay